Paul maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Umutoni Beatrice umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umutoni Beatrice maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko Mbangutse Paul umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane. Kuko amategeko y'abiteganya natwe z'abageni yewe Avuguzi Gasharare umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'umurenge wa Kimisagara maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati Mbangutse Paul na Umutoni Beatrice, amasezerano akorewe mu butegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo shingiye ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. Ubukwe ni nk'irembo ryiza yinjira mu nzu y'umunezero, ni nk'inanga itangira indirimbo kuko mwe babiri muhindutse umwe, ni nk'umunsi Mwami yatuvukiye. Dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka
ni wowe mufasha w'inzozi zanjye, uri impano nahawe na rurema. Ndashima Imana yaduhuje imitima. Yewe musaza we Linda Desire. ndibo bivuge mbikikira ufite umugore mwiza bafite umugisha, ufite umugore mubi nta mugisha bafite nubwo wamuha ibya mirenge. Nicyo gituma nawe ukwiriye kumubona nk'umugisha Imana yaguhaye uyu munsi, kandi kugira ngo umugisha nuko uwo mugisha ukomeza kumusigasira ukamwitaho kugira ngo akomeze kukubera umugisha. Ko burya umuntu yaba mwiza ariko rero ashobora no kuba mubi bitewe nuko akubaha Imana izaguha ubwenge kandi ubwo n'ubushishozi kugira ngo wubake urugo uzabaho iteka ryose. Ndagira ngo mbikubwire bitewe nuko igihe turimo ntabwo ari igihe cyoroshye, abantu benshi barakinisha kubaka. Abandi babafashe ubugire bwiza. Yewe Mbangutse Paul nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe Umutoni Beatrice uhereye uyu munsi bijyanye ngo mbere umugore w'isezerano nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka, nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye, nsezeraniye ko nta wundi mugore nzigera mbaharika
nk'uko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi ngusezeraniye ko ntazigera ntezuka gukunda kugira ngo uzabahe imigisha y'uburyo bwose, uzabahe imigisha y'ibifatika n'ibidafatika, uzabahe imigisha yo mu nzu n'iyo hanze, uzabahe gutunga no gutunganirwa, kandi uzabahe kubyara abahungu n'abakobwa bazizihiza ikirambi cy'inzu yabo. Turagusaba kugira ngo uzabahe gukundana kandi uzabahe guhesha izina ryawe icyubahiro bakiri muri ubu buzima. Turagushimira cyane yuko wabahaye ababyeyi babarera. Turasabira imigisha n'ababyeyi babo Mana, ubashoboze gukomeza kurera neza barumuna babo, kandi bazakomeze kubabera abajyanama beza batuma urugo rwabo rukomeza kurangwa n'umunezero. Turasabira n'inshuti zabo, kandi turasaba kugira ngo uzabarinde abaturanyi b'Imana, uzabahe kwakira abamarayika baturuka mu ijuru babasura igitondo n'umugoroba, kugira ngo ibihe byose ubwiza bwawe buzajya bugaragara kuri bo. Turabasabiye Mana kugira ngo uzabahe kunezererwa mu rugo rwabo, uzabarinde kwibagirwa amasezerano bahanye uyu munsi, kandi uzabahe kukubanira no kukwitegura kuko uri hafi kugaruka. Ubwo uzaba ugarutse urugo rwabo uzarucurire mu bwami bwawe. Turasabira n'izindi ngo zihagarariwe n'abagore n'abagabo bari hano, izo ngo Mwami Imana nazo uzuzuza amahoro yawe. Uhe abagabo n'abagore kubana neza mu mahoro nk'abitegura kubana mu bwami bwawe, kandi ubahe kukwishimira kuko ari wowe muremyi wabo kandi ukaba n'umucunguzi wabo. Ukomeze ubane natwe kandi gahunda y'ubu bukwe ukomeze kuyigaragaramo kugeza ishoje, abantu bose tukongera kuzamura amaboko tugashima izina ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Ijuru ryuzuye umubavu n'indirimbo zishimwe, umukwe acyuye umugeni we, imitima yacu yuzuye ubwuzu n'indirimbo zishimwe, kubw'ubukwe bw'aba bombi babaye umwe. Reka turirimbe kubw'umunezero, reka ducurange indirimbo zishimye, kubw'ubukwe bw'abana b'Imana, n'ubukwe tuzataha mu ijuru. Reka turirimbe kubw'umunezero, reka ducurange indirimbo zishimye, kubw'ubukwe bw'abana b'Imana, n'ubukwe tuzataha mu ijuru. Yemwe bageni nukuri mubaye umwe, muzahore mufashanya mu buzima bwose, mubere umugisha ababazengurutse, mubafashe. Niyambaza Uwiteka mukamubwira nyambere, azaba byose mu byo mukora byose, urugo rwanyu ruzabe ntacyo
none mukavuga muti tubifurije kuzagira urugo rwiza kuko nibwo twabifuza. Imana ishimwe cyane. Ahubwo ababyeyi barutse namwe aho muri mukavuga muti hari umuhungu twakundaga ariko uba kurwawe rukomeye tuzakubera abavandimwe. Murakoze cyane zibo byo muri kurera ko babashyigikiye. Abavuga bati twese turabashyigikiye kandi abubatse turabakiriye mu rugaga rw'abubatse mugire mu rugo. Murakoze cyane. Reka tubasabe bajye kutwereka uburyo bazarwubaka banasoza gahunda yabo. Aho nimwegere hariya ababagana bagaburirwa imbuto z'umugisha. Reka turirimbe umunezero, reka ducurange indirimbo zishimwe kubw'ubukwe bw'abana b'Imana, n'ubukwe tuzataha mu ijuru. N'umunezero bitagira akagero, niryo sengesho kandi niyo ntero, niyo nkongoro twebwe tubatuye.